bivuge aha ho n'umuntu umwe ahubwo wenda amashusho uretse gato baratandukanye nyine amashusho nagasa reba wa muntu twaye lift cyagiye ati yenda bakurikira cyane ati mashate ukuntu garagara kuri kamera no mu buzima busanzwe ni kuri nubyibuka se ya no musaza yambaye n'indorerwamo ariko umusaza w'umusirimu wibuka ko arambaye costume ni jeans arabyisha byose ntabyo narinzi nk'iryo banga ntaryo narinzi pe ariko mana yewe warwaye indege turabasuhuje niba warateretse umukobwa ku mbuga nkoranyambaga uzabigerageze wongere usubize ubwonko inyuma muri Uvira navuga ngo hahora icyo be twakita ni nk'ishyano aho abazarento bavuze ko badashaka witwa General Gasita uno mu General Ramozi akunda gutegura ama operation cyangwa se akorana hafi n'uwitwa Masunzu waje gukorera muri uyu mujyi wa Uvira urumva Gasita arakwiye kwishimira no kugira confidence ko bamwita umunyarwanda kuko ntabwo kwitwa umunyarwanda bien-sûr igihugu cyawe atari u Rwanda byo ntabwo ari byo wakumva ari ikibazo ariko niba no mu ruba yemererwa kwitwa umuruba urumva kuko urumva ko ukuntu iremye muri kiriya gihugu kiremwe n'amoko magari nubwo bavuga ngo barashwe na M23 ariko bakwiye kwibazwa nubwo byari mu burenganzira bwa FARDC kuko deploying yo za Karehe bazi ko ibintu bikomeye nizo deployment ninde ujya imbere uri inyuma urumva ese yakutumba ko yigeze gufata abasirikare bakajya bapimisha imihoro kunda ngarebe ko imihoro bashwanyuza ngo n'amasasu umuntu yabashobora akabohereza muri Goma bo yako baje ku mamoto ari nk'igihumbi nuko wenda giye ntajya muri propaganda z'abari barwana bahuje n'amoko ariko n'abasirikare mu 22 bararaswa ntibivuze ko bambe cyangwa se twigwa no ko nta wapfa ariko rero bapfira kumva bari ku rugamba rwa revolution none Gasita wapfuye atazi n'urugamba ariho ngo nuruhe cyangwa bazamusha atazi n'urugamba rw'iho ngo nuruhe bari mu kuranda rwa guverinoma ariko ntaza no kubivugaho byinshi Gasita ubwo naramuka yishwe kuko hari umuntu dukurikiye kugaragurika muri leta ya Kinshasa aracyari icyo atabonye niki erega kusandri abanga batuvuga ntabwo nshaka kubitwara ku bavuba none se ubundi Kabila na se ntibisha abanyamurenge n'abavuga ikinyarwanda babajugunya muri Fleuve Congo ariko wanahera no ku muryango wawe ugasiba kugira ikizo ugerera kitagenewe abandi ngo bibe nepotism urumva ariko abantu barengana ukabarenganura ariko abantu bahise mukorana na Tshisekedi afite urufite rw'amafaranga nkubwira na kandi kantu nashaka gusorezaho yego ariko ndakagorora gutera harimo abantu buri muri politike ku bihugu kandi ibihugu byose birabagira sibyo bumva baramutse bagize amahirwe yo kuba inshuti n'amasysteme ayoboye ibihugu yego akagambane kose bagakora kuba inshuti n'amasysteme ugambanira uwawe bimaze iki kano kantu ka mu bihugu byose ku isi simvuze muri Kongo gusa kuko tukaza nka Uganda ukavuga uti jewe ndi umuntu we muri NRM ukisiga amanange ukagira gute ugasigara ugambanira Sandrine kandi umuvandimwe wawe izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars. Bakunzi bacu turabasuhuje aho mureri mu mpande zose z'isi mwebwe mukurikira ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi hano kuri Gasaro News ndetse ndabashimiye cyane mwebwe mukomeje kudutera inkunga zitandukanye ndi kumwe na Mashari ni umunsi mwiza turi kube umunsi kwa mbere ndetse yagiye kudutiza ibitekerezo bye Mashaho bite ni byiza ibitekerezo ndayibaha ntago mbibatiza ubigumane tubigumane nzashaka ibindi ariko man aha ntabwo se koko intizo kandi ibitekerezo byacu birakoreshwa mu ngeri zitandukanye yego ntawe nzabyishyuza rero bintu ni amahoro ni amahoro weekend twanyuzemo neza yari ishyushye cyane iri mu bushyuhe bukaze yego kandi rero niko isi iremye urumva iyo tubonye amafu menshi
ariko sengeri niki ryateye ngo iki byahindutse ubwo dogere zabaye nkeya nka 17 turi mu kinyine mu gihe cy'icyanda cy'izuba izuba ryagwa mu gihe cyaryo ngo noneho riratwishe ikiremwa muntu nuko tumeze twabonye klima nziza mu kwa 7 mu kwa 8 gutangira n'imvura iragwa nyinshi ariko muri no weekend no mu yindi minsi turimo hari akazuba yego kandi burya n'izuba rikemura byinshi yego cyane ntabwo gica gahunda z'abantu ushatse kunyarukura nyaruka cyane weekend yakugendekeye neza cyane ndabizi kuki urimo gushyiramo cyane nuko utarwaye cyangwa ugira ikindi kibazo ntabwo se ntegereje kurwara ngo kuvuge ngo ibintu ndegisipekitinga ndabibuze ese abarwara baba babitegereje Marsha ndavuga ntabyo n'ubundi nategerezwa kurwaramwo cyangwa wasanga nararwaye utabizi wenda nararwaye nk'urukundo maladie d'amour ariko wawe iteka oya imyaka ya Marsha ntago ari imyaka yo kuba kirwara inkondo ese Sandrine wigeze urwara indege mu buzima bwawe oya uzazirwara rero umuntu wese ngo arazirwara kare ntawe je nigeze nyirwara pe nukuri kandi kose ndakubwiye nyine ngo uzazirwara ko n'intuze oya nakatarengo nese indege hari nibyo ngubwira ngo imyaka yose yo kurwana indege Marsha imyaka y'indege ni imyaka n'imibare ariko niba kuye ningahe pu reka imyaka n'imibare ya myaka y'abadorisa oya reka nkubwire uzarebe iyo umuntu atigeze anyura mu mikino y'abana kugira gute kuri age ye ya adolescence for instance yego ariko no ku myaka 40 byanze bikunze imyaka irabikuryoza kandi ukabinyuramo okay sasa kugira ngo abantu rero bakure bigize nka baserija mu rukundo mu buzima barariwe nka paratuni komanda ibyo ntabwo bishoboka rero warayirwaye indege se ntabwo birabujwe gusubiza ikibazo wabajije umuntu kikamunanira umuntu ugiye nakubwiye ko nayirwaye ahubwo nawe dusubize warayirwaye nyine bazi ikibazo kitari cyo fata icyawo kitajya mu ndege ngiye cy'indege n'igihe uri kikubajije umva yewe ahubwo ubwo waze kugisubiza kuko iyo ikibazo kikunaniye ugihereza undi nawe akagisubiza cye rero kuko ngisubije nawe wansubiza ko utinye kunsubiza Marsha kubanza warwaye kenshi ujya mu bitaro kubera iyo ndwara oya ntago indwara zose ziba kuri level ingana ugira indwara igira ibyiciro bitatu by'ingenzi icya mbere kita période d'incubation ni igihe indwara iri ikwanduza ikwijira utabizi icya kabiri ngira ngo nyine ni phase y'indwara ubwo burwayi phase ya gatatu ngira ngo bita convalescence umuntu arimo atora mitende kumwe babyuka atembera yota akazuba agira gute so jewe rero nshobora kuba nararwaye izo ndege zigaherera muri incubation zikamera nk'umuntu batera urukingo ariko indwara yaduka hako kugira kuyivuza no mu kuyivuza hari igihe cyo kuremba no mu gihe cyo umuntu wivuza ataha nari rwaye nabana n'umuntu wivuza ntabwo yaba arandembeje ngeze ku butaka ariko ukuntu ugiye rero ndi umuntu uri romantique nta kuntu indege ntabwo narahuye nazo ahubwo nkibaza nkawe mutarahuye n'indege ariko Sandrine nkurebye indege wahuye nazo ahubwo uko ushaka kubisha ahantu kuri kamera Marsha sinjya mbeshya urabizi ni ukuri kw'Imana ntabwo ugiye nigeze ndwaye indege ushobora kugira nk'agahinda ariko cyo bigahinda zubona ntabwo ngiye ibyo bintu byigize bimbaho ni ukuri kw'Imana baguteye indobo cyangwa nibyo nenge kuvuga cyo kwa kudiga ubukobwa mutera indobo nta munigize n'indobo kuva nabo kubeshya n'icyaha niwe wagera kuzibatera none ubwo bazibateye ubwo warwaje abari indege none se nta muhungu ugeze guhamagara agakubwira ati cyangwa umujama wawe cyangwa abagenzi bati utabonetse kanakara n'ikizami nta gikora ukiri kuri secondaire niho bikunda kubera secondaire nabo nakundanaga sha mu musengerero Sandrine azarwara indege yumva ukuntu zibabaza kandi nukuri pe sinkubeshye ngera ntanye gukundana ndangije secondaire imyaka 18 warakererewe umwana wo mu gikuna imyaka 18 kera ntago wakibaga wakerewe Marsha uretse ibi byateye by'iyi minsi kuko na social media yaje muri iki gihe usanga umwana ufite 12-13 afite umukopen cyangwa umukopine n'uduhinja n'ubutoya uzi ko navuye kwiga muri secondaire nyirangije papa ngiye mbwa ati nibwo nza kugura telefone uzaza rwose uvuye mu cya leta uzasanga iri ku meza papa wari inshuti yawe nicyo kibazo n'ubundi urumva uyo muzo kuba mutari inshuti navuye mu kizami mvuye ku ishuri nsanga telefone iraho ntacyo buretse gato mu gihe uyu munsi umwana wo muri secondaire ya kabiri ni ya mbere utunze telefone no muri primaire asoza urumva rero abana bucyo bameze neza ni new generation none se wenda nibitwe tutabikomeje hari mu babyiruka ibitabo abantu bavuga ko basomye
twebwe twasomye Legend Sainte Roge by'abayehova Legend Sainte Roge twasomye urakizi twasomye na abayehova turabasuhuje turasuhuje abatemwa de Jehova bari hose twasomye Nude ni igitabo cyabaga gikoze mu mabande desine mu mashusho umuntu wasomye Nude agakuramo amasitiri no kwambara no kugira gute abasore bambaraga amashati meza bitwa ba Romario bitwa ba Diane bose ba Delimundo wowe wakurikiye ibihe bitabo by'abato ngewe ikiriya gitabo cya Legend Sainte Roge ndakizi cy'abahamya muri famille yanjye mfitemo abahamya yego benshi kabisa bagerageje no kungisha Bible naho izindi filime se n'indirimbo n'iki byose shase ubu filime narebye arigihera ibihindi wajya kugira akahise wadeka indirimbo zigezweho oya njye nabaga nzizi cyane n'uyu munsi kandi n'uyu munsi indirimbo yasohotse waguzize oya n'uyu munsi wazifataga mu mutwe ariko umuntu uzandika ari ukwe uzifata mu mutwe waba arakasa mutwe njye n'uyu munsi indirimbo yasohotse wayimbaza mu mutwe ukayimenya nasaze nkunda umuntu ntazi urayize yose ashari bari abantu binjije bayita sikosa nagaye nasaze abantu bakunije abo yarinjije ku isi no gukunda umuntu utazi urinjije pe kuntu umuntu utazi se guteka buki nasaze nkunda umuntu ntazi baramwumvaga wenda cyo kwite Instagram byarateye bashaka no mukobwa atamuza akamukunda bagateretana pe bigakomera cyagiye bamuzi kuko bamureba none se aya ntago ari amafoto ya Instagram arabeshya arabeshya ngo za filters bashyiraho uhura n'umuntu umukobwa cyangwa umuhungu mugahura rwose yari ifotoje wahura nawe ukajya no munsi wo kubeshya nanjye bajya bambwira urabona ya kamera yanjye kuri David Marshall TV ariko niwe tubona kwa Gasaro oya ahari yaho reka mbivuge aha ho n'umuntu umwe ahubwo wenda amashusho uretse gato baratandukanye nyine amashusho nagasa reba wa muntu twaye lift cyagiye ati yenda bakurikira cyane ati mashate ukuntu garagara kuri kamera no mu buzima busanzwe ni kuri nubyibuka se oya no musaza yambaye n'indorerwamo ariko umusaza w'umusirimu wibuka ko yambaye costume ni jeans n'inkweto za spress umusaza mba akuri yamubonye he baransinze ariko abo munyarwanda yashaka guha compliment arumva arakuninura oya nje mbona udahinduka pe igihinduka wenda ni isura kuko haba harimo hijimye wenda ishusho idasa neza n'amajwi akurura yego hari umuntu aramushaka kuzanira inkunga ya kamera ariko ni umuntu w'imfura cyane aba hanze yarambwiye ati ariko nubwo iri inkunga uzayishyura gahoro gahoro mpaka uzayimara yamaze nk'isaha binyigisha bingiyemo numva n'umuntu w'intwari yego ati burya niyo iri inkunga ku buryo izakavaringa ati umuntu abona n'ahantu azahindura inkunga yo gutaha atanga inkunga bikunze rero babandi bavuga ngo bazamfasha muri kamera bazamfashe kwishyura iyo ngiyo ahubwo igihe izaba yabonetse reka twigendere rero ariko rwose nkwifuje kuzarwara indwara y'indege nawe kuva ukuntu imera urumva kuva ukuntu bizagira neza ukuntu bayivura ngo haza wa muntu warwara indege ako ni kamwe akandi baguha imiti ituma unjyana ku buriri ukagira isoni none ugataha kubera ayo masoni yakwirakwiriye ibitaro batari adutse umurwayi unyara ku buriri amaserumu menshi atagize ikindi kintu yongereyemo kuguha amarikide menshi arabyigisha byose ntabyo narinzi nk'iryo banga ntaryo narinzi pe ariko mana yewe abantu barwaye indege turabasuhuje niba warateretse umukobwa ku mbuga nkoranyambaga uzabigerageze wongere usubize ubwonko inyuma uzareba abo mwahuye usanga uramubona ukabona Instagram cyangwa se TikTok cyangwa ikisha mwahura ukavuga uti uyu ni umunsi wo kubeshya ntago yari wa mukobwa nabonaga kubera iki amafilter yarateye umuntu uri black wirabura aba yabaye inzobe kubera amafilter biki ntago byoroshye mujye mukunda abantu nunamukunda umubwira uti ngwino duhure tubona n'amaso ku yandi cameraman umpindura ukuntu nsa pe ugerageze ukirema akabaraga nze ndigewe nk'abantu umwe nze ndigewe OG oya ni wowe Masha twikomereze mu makuru kabari agaciyemo kandi koko biba binakenewe aho nabonye muri Uvira navuga ngo hahora icyo be twakita ni nk'ishyano aho abazarento
bavuze ko badashaka witwa General Gasita. General Gasita uno mu General Ramuzi akunda gutegura ama operation cyangwa se akorana hafi n'uwitwa Masunzu waje gukorera muri uyu mujyi wa Uvira. Urumva Feka Aduyi Yakutumba Ngoma Nzito bavuga ko ngari umututsi kandi ngo akaba ari umututsi w'umunyarwanda. Ati rero aribeshya akandagire muri uyu mujyi wa Uvira turamurasa. Ati nitwayoborwa n'umunyarwanda. Ati kindi Gasita ashobora gufasha FRDC kumenya amakuru ya twirwaneho. Bati rero uyu mugasita aragera muri umujyi wa Uvira turamumenagura. Ati ni gute ko muzana muri uyu mujyi umunyarwanda? Aricyo kintu Marshal ukunda kugarukaho muri aba navuga no coalition harimo ikibazo. Nicyo kintu avuze uti ntago Tshisekedi akunze umuntu numwe muhariye. Ati aba banyamurenge akoresha ni ukubakoresha ariko nta rukundo rurimo. Ibaze kwita General Gasita ngo umunyarwanda. Ubundi ni umunyarwanda koko wo muri Kongo kuko bose bitwa abanyarwanda abo muri Kongo nubwo bavuga ururimi akenshi ururimi rwa uvuga urarwitirirwa. Bien sûr ntago abantu bose bavuga igifaransa ari abafaransa. Ariko nanone aba bantu bakatuwe imipaka yego kuvuga ko atari abanyarwanda. Muri Uganda barahari bitwa abanyarwanda, abo muri Kongo bagira uko babita, muri Tanzania bari abanyambo n'iki n'abarundi bose twese ubona turi abantu tuvuga ururimi rwenda gusa turi bamwe. Yego Noroma Gasita arakwiye kwishimira no kugira confidence ko bamwita umunyarwanda kuko ntabwo kwitwa umunyarwanda bien sûr igihugu cyawe atari u Rwanda ibyo ntabwo ari byo. Wakumva ari ikibazo ariko niba no mu ruba yemererwa kwitwa umuruba urumva kuko urumva Kongo ukuntu iremye muri kiriya gihugu kiremwe n'amoko magari urumva yari empire ni cyane. So niyo haza kuba agace k'abaruba umuntu akitwa umuruba kuko ava mu buruba nta kibere kuba bitwaye. N'abandi rero bagomba no guhirimbanira kumva ko kwitwa umunyarwanda ari ishema. Noneho na cyane ko nubwo ari akanongeyemo na cyane ko igihugu bitirirwa batabereye abaturage ntago ari igihugu gisebetse hano mu isi. Sibyo wenda wakwisa umurundi wagira ikibazo kubera politiki iri mu Burundi mbona y'amafutira aho ngaho. Ariko Bagasita abangaba kubita abanyarwanda. Gasita afite amakuru ya Colonel Gisore. Normalement c'est la positivité ku gihugu cya ku butegetsi bwa Kinshasa. Nibuye ryagize gute? Byagaragaye. Kuko Gasita ari bamwicira muri Uvira azavuga ko Tshisekedi yatamubwiye. Reka ntabwo abantu bose bo muri Afrika yo hagati babeshya. Tuve ko cyo kukwita umunyarwanda. Niyo batabivuga haba hari symptoms zigaragaza ko either batakwishimiye batagushaka ainsi de suite. Twe kureba ku cyo bita umuntu. Ariko bari abantu kawaida Sandrine wagumye gutinya umuntu uzakwica akakurogera mu byo kurya akaguhindura nabi atabikweretse. Abana beza cyane bayakutumba cyane sibyo. Tuzatugerere mu mujyi bo bita kari uwabo kandi ari uwabo bose azagenda bamenagure nyine bakonera utebuka umuryango wo tubihanganishe. Nubwo bavuga ngo barashwe na M23 ariko bakwiye kwibazwa nubwo byari mu burenganzira bwa FRDC kuko deploying iyo za Karehe bazi ko ibintu bikomeye n'izo deployment ninde ujya imbere uri inyuma. Urumva ese Yakutumba ko yigeze gufata abasirikare bakajya bapimisha imihoro kunda ngarebe ko imihoro bashwanyuza ngo n'amasasu umuntu yabashobora akabohereza muri Goma bo yako baje ku mamoto ari nk'igihumbi. Uko basubiyeho ndakuzi Yakutumba arwanye hehe muri Norukiva ngagiye kwirukana M23 igihe yafataga za Masisi hose na za Rucuru bose bigaragara ko babashyira n'imbere kugira ngo banishwe. Ikindi twabwira abantu bazabishakashaka babishoboye ahantu hari umwuka wa genocide no kuyitegura no kugira gute iteka ntago icyo kintu kibura. Mwumvise icyo Patrick Moya yavuze ngo bafata abanyamurenge ngo bifatanye selfie beya no kubaranga ngo babice kuba deploying ari urugamba rukomeye no kuzana amasunzu hari yasura urundi rukundo no kugira ngo bishoboka azahagwe nawe bagize ibyago hagwacira umwami kandi cira umwami nawe ntacyo byari bikijije kuko ni nimvukira we. Ariko kandi na mwene wabo wa masunzu abo ngabo kuko bose n'abaswahili nabo muri Eastern DRC ngusha kucyo ari muvuga guki mukanya ngo ntabwo Tshisekedi akunda icyagamije no kubateranya kugira ngo bicane bamarane. So tugarutse kuri Gasita rero Gasita nuko wenda gihe ntajya muri propaganda z'abari barwana bahuje n'amoko ariko
n'abasirikare b'M23 bararaswa ntibivuze ko bambe cyangwa se twigwa no ko nta wapfa ariko nibura bapfira kumva bari ku rugamba rwa revolution none Gasita wapfuye atazi n'urugamba ariho ngo nuruhe cyangwa bazamusha atazi n'urugamba rw'iho ngo nuruhe aba bose babonye uburyo bwo guhunga sibyo ikintu ngishaka gikora ubushakashatsi kandi icyo kintu nzakimenya neza ko gifite amakuru make nuko koko byashoboka ko muri twirwanaho M23 bashobora kuba nta mwuka esprit ikaze ya esprit mbega ukomanga ukabona umuntu wundi yarimo akingura kuri bene wabo bari muri FARDC bashobora kuba nabo babatera inkokora bati mwatugaramwe mukomeze mugaragurika iyo muri kandi siko abantu barwana uravuga uti nakagara ariko nuwo kwa Masenge ntumusita mwene wacu natahe ibyaza yigira uwo mujyana ku ikosi umujyane birababaje cyane kuba M23 ushobora kwakira umuntu wo muri Bandundu ikamwinjiza mu gisirikare bikayorohera ariko musangiye umuryango bikakugora kandi si ku ruhande rwa M23 gusa no ku ruhande rwa wa wundi witwa kari mwene wanyu akaza aje kukugora no kukujoga urumva abanyamurenge bo mutugara nibo birirwa batanga amacano yacu bayasesengura kuko bujya bategura listi Tshisekedi akajya kugira gute kugambana ngo bayafunge utazibeshya kugire ngo ni iki ni itsinda bashyizeho kugira ngo girirwe rijoga amacano yo mu biyaga bigari iyo bamentioninze bakayishakira ibyo bayishinja ibyaha sabo abanyamurenge bamwe na bamwe bari mu kuranda rwa guverinoma ariko ntaza no kubivugaho byinshi Gasita ubwo naramuka yishwe kuko hari umuntu dukurikiye tujye dutekereza mu mpande ebyiri avuga ati sute Gasita ari Ruwaraba ari mu kandi gace yabigenza ate mu gihe abonye ko bamuhaye misiyo ijya hariya umuntu wese kuri level ya colonel urumva senior officer cyangwa rw'abo officer runaka mu byo yize hatarimo ku escaping no gucika umwanzi abari Kenya gisivilian Kenya nta na colonel bariho ni gute se umusirikare kuko ndabiza umuntu uzabitubaza ngo ariko ari muri leta ngo babuze uko bayicika gute umusirikare buri kuracika ari muri leta afunze se nose bitaba kuri foreign kangahe niba ari kenshi ni kabiri ku munsi urumva niba ari kenshi ni rimwe ku munsi hari n'urwego waba uriho ukitaba ku office mu cyumweru cya cyumweru warabuze inzira unyuramo ugashora n'amafaranga yawe mpaka igihe uzagera aho basha guhungira nta no kubwiye ngo ujye mu nyeshyamba genda ujya hano basefu nushaka kujya mu nyeshyamba niba wenda uzifite zikubayasinga ikintu turi kumwe aho kudakiza ubuzima bwawe uraho ngaho gusa ngurigira intwari ya Republika ya Demokarasi ya Kongo sonanya kubari mahama none bakanakubwira ati tuzakwica buriya ndibaza nk'umuntu wari muri convoy yagiye gushyingura gisore wenda asanzwe apinga nayo M23 turatwirwaneho yajyanye ubuhe butumwa ikimwaro ntabwo kica uzika abantu b'iki batakimwara navayo njya kwa Sematama nkabana byose ne yahandi urumva nkavayo ndi kwa Makenga njya kwa Makenga nkabana umva namwe ntimutagatifuje n'urugero mu ngenzi uko mushaka mube nkazampyisi mu ndye mu ndundarunda nizo turi kumwe ntabwo zisa nk'umuntu wiri kugaragurika muri leta ya Kinshasa aracyari icyo atabonye niki erega kusandri abanga batuvuga ntabwo nshaka kubitwara ku bavuba none ubundi Kabila na se ntibisha abanyamurenge n'abavuga ikinyarwanda babajugunya muri Fleuve Congo ntibongeye kujya kumwipendekezaho nkuko barimo kubipendekezaho bamurinze ubonye ubwoko n'umuryango abarwanda fore muri Congo batagira karo kinzi kiri positive wavuga ati turakuzi sibyo yego ariko reka ntaza kurengana aha ngaho baraho gusa hari n'abarimo guhurumbirira kujya muri FARDC urumva erega na FARDC bugira irarokrita yego irarokrita hari umuntu ndimo gupereza amakuru ye wigiraga intwari y'umurwanyi wo muri abanyarwandofone bivuga ko Tshisekedi aretse kuba amafaranga ngamuha abasirikare bose afite ngamuha $1 ryinshi tubutse ariko ntabwo ari ryinshi nanjye ari nanjye nayakorera nayakorera pe yabo yitwa Kayobora urumva abasivuze M23 nigeze mvuge M23 ahari hose ndacyapereza ngo nyamenye urumva ariko aba bantu niba bakiri ku rwego rwo kwigurisha no kwicuruza baracirize cyane jye reka nyine Tshisekedi bareba umutwe ni nka mbaye haga aho yakabaye abana bene wabo ibyamako hari biracyaho barengana ubwo bw'abatutsi biri gwacungwa yuko na CNDD-FDD yigeze umukada usumba abandi muri wagira ngo niwe mukadire mukuru urumva ubaye ukunda igihugu cyawe ariko wanahera no ku muryango wawe ugasiba kugira icyiza ugerera kitagenewe abandi ngo bibe nepotism urumva ariko abantu barengana ukabarenganura
ariko abantu bahisemo gukorana na Tshisekedi afite urufito rw'amafaranga nkubwira n'akandi kantu ashobora gusorezaho yego ariko ndakagorora gutera harimo abantu buriya muri politike ku bihugu kandi ibihugu byose birabagira sibyo bumva baramutse bagize amahirwe yo kuba inshuti n'amasisiteme ayoboye ibihugu yego akagambane kose bagakora kuba inshuti n'amasisiteme ugambanira uwawe bimaze iki kano kantu kaba mu bihugu byose ku isi simvuze muri Kongo gusa kuko ukaza nka Uganda ukavuga uti jewe ndi umuntu we muri NRM ukisiga amanange ukagira gute ugasigara ugambanira Sandrine kandi umuvandimwe wawe iyo ndambi yaturutse he nayoboka ariko sinagambanira uwanjye urumva yego kandi kuyoboka si bibi ariko no kwigira mu gaturika kurusha papa cyangwa ukigira umusiramu kurusha shehe ntago ari byo so nabagasita rero bigira abantu b'abacisekediste bakibagirwa ko isano yabo ari abanyamurenge cyangwa se undi wese akibagirwa ko isano ye avuga ikinyarwanda abandi ngo bakise igihutu nta gihutu kiba ku isi wowe ngo zeno muzajye kubeshya abandi habaho ururimi rw'ikinyarwanda mu karere k'ibiyaga bigari urwite igihutu urwite ikivandimwe muri Uganda yo babateye hejuru muribeshya muvuga ikinyarwanda Marsha uvuga mbahaga uhita utuma nkomereza izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars.